nabonye ibaruwa y'umuntu witwa Ndabarasa Innocent. Uwo niwe wongera ngo wareze. Wandikiye umuvugizi wa polisi. Umuvugizi wa RIB asinyisha no kuri polisi. Yandikira. Avuga ko ngo yagurije Rugamba amafaranga ngira ngo mu kwa gatatu. Yego. Ntavuga umubare w'amafaranga akubukanditse ahantu. Yandikiye umuvugizi akubukanditse ahantu. Yego. Ashyiraho nimero z'imibare 11. Nabyo si ikibazo kuko nabonye Claude yaramuhamagaye. By the way, Claude Mbabarire nawe ejo ahamagara Ndabarasa ntabwo yongeyeho ka pasta niba atakigafite simbizi. Ye nita abantu ko bita. Mbere twamwitaga pasta Claude mbere yasaga yabamutesi. Yaravuga ngo ni Claude. None ubu ntabwo ari gushyiraho pasta. Ubwo azatubwira. Inimero za Ndabarasa imibare 11 ariko niba Claude yaramuhamagaye ubwo hari umwe yakuyemo. Ariko nkurikije ibyanditse wo nta urimo. Hasi hariho procedure ya polisi. Ibiro bya IGP. Niko bimeze. Hanyuma iyo barwa yanditse kuri 17 z'ukwa kane. Ibyo byo wenda ngira ngo mu mategeko biruzuye kuko sheke kuyimarana igihe kirenze ukwezi utarayiripotinga nawe ubarwa nk'umufatanyacyaha. Cyane rwose. So 17 z'ukwa kane nibura icyo gihe cyo kirumvikana. Ariko ntavuga umubare w'amafaranga. Amurimo. Good. Hagati ya 17 z'ukwa kane na 11 z'ukwa karindwi ubwo ni hafi amezi 3 yarashize inzego zifite iyo dosiye. Nibyo nabyo agenda ubyumva ni metero. Yego. Hanyuma amafaranga ntarimo n'uburyo ikirego cyatanzwe n'uwo muntu yamurimo nyine wandikiye umuvugizi. Wenda ushobora gusanga mu byatinze turaza kubiteramo imetero ari ukugorora uwandikiwe siwe wakira ibirego n'urugero cyangwa se guhamagaza guhuza ibintu nk'ibyo. Ariko noneho siragoye ko amafaranga atarimo. Yego. Noneho uwitwa ko yatanze ikirego Claude yaramuhamagaye. Yawawa urinde urashaka iki? Urinde urashaka iki? Yaramuhitanye. Ni Claude. Kari Claude. Naho Claude Karame. Claude uhe? Ni Claude Ikaze TV. Washakaga nde? Ngati ndashakaga. Nawe hari naza araguhamagara. Umuntu wambuwe. Umuntu watangiye gutakira inzego. Tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si ibi gusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Yes, Karejya Omar Pano twongeye kubashimira nanone kandi kubasanga hano kuri Pano kugira ngo dukomeze kungurana ibitekerezo nicyo Pano ibereyeho. Ariko kandi mboneyeho guha ikaze mwarimu. Asante sana nanjye nongere suze abakunzi bacu twaburanye kubera nuko pepera kubera amatora. Undi buri amatora tuzahuguka neza ari uko umukuru w'igihugu amaze kurahira yongeye kurahira. Donc kugeza Perezida wa Repubulika arahiye nibwo wumva ko nibara nibwo abantu bashobora gusubira mu bindi kuko urumva batora uyu munsi diaspora ku 14 diaspora 15 mu gihugu 16 ibyiciro byihariye kubarura amajwi gutangaza abatsinze kurahiza uwatsinze nibura aho nibwo umuntu abantu bashobora gusubira mu bindi. Ariko n'ubusanzwe ngira ngo kampanye yafashe ibyumweru 3 dushimira neke ko yatanze igihe kiringaniye. Iyo ikigira kinini buzima bwari guhagarara nta bindi bikorwa byari bigikorwa kubera ko abantu bose babaga bagiye rwose. Kandi urumva ari nk'umukandida twaraga abanyamakuru 100 undi agatwara 50 undi bese muri make amakuru yabaye make yapaswe amakuru yose yatangwaga naya numva buri gisata
wenda navuze ngo guhungabana byakumvikana nabi ariko cyagishegeshwe yego nicyo gikorwa ni igikorwa nyine niyo mpamvu amahirwe nuko nyine batanze igihe kiri raisonnable by'umwe bitatu ntabwo ari byinshi ariko pratiquement ubuzima bwarahagaze neza cyane ukabona abantu inkuru zose zari iz'amatora impande zose nanjye rero nubwo ntajyagayo ariko nabaga ndiyo a distance so rero ni ibyo byatumye nyine tuburana ubushize arakara nibagiye kubabwira sinakuye ubukwe natashye Kinyinya cyagiye ahantu nasanze abantu bo muri Otani buriya bukwe bwabayemo igikombe umugore yahaye umugabo igikombe coupe umugore afata ijambo ati rwose kuva 2009 ndwaniye intambara kandi iyi kipe igiye gukina igatsinda ihabwa igikombe kandi n'umukuru w'igihugu cyacu igihe cyose ahabwa ibikombe ati rero nawe uri umukuru w'uru rugo ngo wahaye igikombe ubwo nanjye kubera ko nari se w'uwo mukobwa abandi rero bwira abagore baraho n'abagabo baraho ndavuga rero n'umugore yahabwa igikombe ariko namwe bagore mumere nk'uyu nguyu namwe mu ibikombe abagabo banjye we bahise bandeba bati n'uyu sinzi aho ari kuye bati ni iki cyonyine gitanzwe ku isi ati n'uyu wenyine ugitanze hanyuma ariko icyo bishatse impamvu aka kantu ntari kukareka nuko kuba ku muryango uwakoze neza agomba gushimwa sinzi niba ari Bibiliya hari umuntu wajyaga ambwira arambwira ngo umugabo burya umugabo urwanira urugo rwe atwara inkota ebyiri muri kaboko gafashe inkota so ukora atyo akwiye igikombe ariko n'umugore nawe witwara neza nawe akwiye igikombe so uwo muco w'ibikombe rero ubwo nicyo nagira ngo abantu bige gushima bwo gushima nabyo biri uburyo bwinshi si ngombwa igihe cyose igikombe hari n'abatanga igikwembe cyane cyane n'igikwembe gihenze kurusha igikombe harimo byinshi ari byinshi ariko gushimana mu rugo ni ngombwa cyane kuko burya iyo umuntu akora neza ntashimwe acika intege zo gukora neza ariko iyo ashimwe arakomeza sibyo se cyane rwose motivation batikomerezaho hari igihe biza rwose ukumva umuntu avuga ati wakwijuta ati ijute ntamati ibyara marisa kabisa akagukubita nk'icyo kivugo karakuyoboka ugakomeza ugatura umubi ariko abantu narababwiye nti uyu muco muwandure wo gutanga ibikombe mbona bandebye ukuntu ndavuga nti ntabwo atirisubiza ariko bizaza aho bitabaye ni ukugira ngo umuco ukwirakwire nanjye byarantunguye impamvu mbivuze ni ubwa mbere nawe mbonye umugore w'umugabo igikombe kabisa kandi asubira mu mateka dusanga koko pe agikwiye abagabo rero bakwiye ibikombe ni benshi ariko n'abagore babikwiye ni benshi abantu bagiye babigira abantu bagaragaza uburyo bwo gushima kabisa ubwo rero ni icyo ngicyo hanyuma ikobye byose nubwo watashye ubukwe n'ubundi wari uvuze uti nubwo ntajyagayo amatora nzi ko ari igikorwa wakurikiye cyane kandi ku mpande zose kubera ko urumva naheraga mu gitondo saa tanu twabaga dutangiye gukurikirana aho umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi abagari tukabisesengura kugera saa 8 twamara kuruhuka noneho nimugora saa 12 tukakira amakuru nako tukakira abatumirwa tukanakiramo n'amakuru avuga kuri ku banyamakuru ahantu bari ahatandukanye nabyo tukabisesengura urumva umwanya munini ibyumweru bitatu ntabwo bwashoboka gukwira bitatu bya kane by'icyo wakoraga byabaga ari amatora so nabikurikiranye udushya twabayemo ndahera ku kabaye muri Rusizi ntabwo njya muri bya bindi bivuga ngo habaye umuvundo iki mu mizo ya nyuma twatangajwe n'abagore ba Rusizi bavuga ngo barara muri stade ngo bababwiye ngo bacinya akadiho ngo bagiye kubazanira amafaranga ntabwo ari ikintu gishimishije muri guverinance mu miyoborere
icyambere guhamagaza abantu utateguye ibyo urabaha urabwiye ngo ndabahita ikibasubizayo none uravuga itike se wayoheza bukeye baba batashye se n'amaguru umuntu yamubwiye ngo ndaguhita iki aza ntayo gusubira yafite anaguza ari n'abavugaga ngo babwiye abagabo ko babemereye itike kugira ngo abagabo babemerere bagende bamwe bazana n'abana tese ubundi muri stade n'iyi mbeho ntibampe ibyo ntwikira umwana guhamagara abantu bangana kuriya utateganyije logistique ubundi wakayohereje na mbere si kuri telefone cyangwa se bamara kugira umaze kwiyandika akanyenyeri bikageraho igikorwa kirinda kirangira ukavuga buri mwe mubyina ndaje ntago visi me yari urotira amafaranga niyo yaba ari we yashoboraga kwigusanya akajya kuri bank abagore bakiri muri stade kwaje ahubwo bihutira kubasinyisha ahari amafaranga barahasimbuka ibyo ngibyo muri kontabilité ni icyaha cyane gusinyisha umuntu aha amafaranga wahasize iriya pièce bazayikurikira ariko bira ni ukudaha agaciro abaturage uwa sonorisation ntiyishyuwe uwa decor ntiyishyuwe abameshi barishyuwe abameshi barishyuwe sibyo ab'imikenyero ntibishyuwe ariko abaturage ngo kubera ko nkaho ni saa yawe ariko harimo icyaha bira byo gusinya aho amafaranga ukasiga uzajya kubona usange buri umwe bamwanditseho 50 bamuhaye 2 iriya pièce nzakurikirana auditeri ipaje ya Rusizi nzayikurikirana cyane iriya pièce ni nimero ziriho tuzabahamagara iriya sida yagaragaje ko nta gaciro umuturage ahabwa ngo baje kumva imigabo n'imigambi ngo y'abagore bamwe baranavuga ati nta nubwo tuzanatora none ko samuga ni umuntu none se niba umubeshye mu kwiyamamaza oya ntago ari byo none ngo visi baravuga ngo network azabuze no network hari kuwa kabiri wakabaye waragiye yo kuwa mbere sibyo se ukayarara cyangwa se ugatumayo kontabure igikorwa kiri kuba bakiri muri stade noneho kikajya kurangira wamaze buri wese kumushyira ku nimero zirahari ku kanyenyeri cyane abona message bikarangira bataha ni kibi cyane mu miyoborere n'ikintu kibi cyane hari n'ibandi numvise Rwamagana naho hari abandi bagiye kwiyamamazayo ngo bemerera abaturage 5,000 ntibayabaha abaturage birara mu muhanda kuko nabonye ifoto inkuru yasohotse ubona za nzego z'umutekano nakubwiye ziba zihari nubwo ziba zicecekeye akashobora kuba kose zita zigira Rwamagana rero zahise harabona zibonye nyine zivanze n'abaturage ziri guhosha nabyo sibyo nabyo ntabwo ari byo nanjye reka manze ndebe kwanza ko nanjye hari nanjye nubwo ntari burivuge ngiye kureba se ko bagize oya nanjye abona herekeje ku munsi wa mbere barinze basoza ntacyo barambwira oya ntago mbavuga nubwo ari ishaka ariko ntacyo ariko se none ariko se ariko wa mugani wagashuhe koko ubuhemu nukubaguriza se reka da ariko ntacyo ndabizeye ari inshuti zanjye habaye ikintu cyo kugenda bampererekanya ntago nabikunze mbavugiye ahangaha izina nzarivuga ejo tumaze gutora ibi ntago ari byo ibi ni ubuhemu wa mugani wagashuhe rero doko urumva utwo nudushya mu matora ibyo ni bisanzwe ejo nabonye ukuntu basoje igahanga vraiment abahanzi benshi kagisupusupu disi karagarutse oya impamvu ari we ngarukaho abandi bagezeyo abandi bari bagezeyo bameze neza ariko umuntu wamwibutse rwose ashimira ako naguze manager we ndamuzi nyine si igihe cyose manager se ko yagiye kuba umuvugizi niyo mpamvu yahise amuta akaba mwibutse mu matora ndavuga ko harahatabura ariko yagomba kumugumana erega icyaro kirica nduguyanga bari bose baba hadi Kigali gisupusupu ni uba mu cyaro so manager wa gisupusupu nyawureka turabizi ufite inshingano nyinshi ariko vraiment ugarura umusaza vraiment nk'ejo nabonaga
iki cyumweru ibi byumweru bitatu bya kampani Byamufashe kwitega. umusaza yarongeye aba umujene wabonaga wenda Bruce Melody wagira ngo barakurikirana kabisa ariko burya ngo ntabwo amuzi Gisupusupu yigeze kubaza ati mu bahanzi bo mu Rwanda hari undi uzi ati ndabazi indese Irisi Melody wenda ubwo bamaranye ibyumweru bitatu kuri za podium wenda yarimenye oya uriya musaza disi no kameme umuntu manager wa Gisupusupu yakoze aramusirimura muzana azana inganzo ya gakondo yarubatse agarura ingando ya gakondo ayikundisha abantu ubundi bariya ziriya nganzo zaba Gisupusupu abenshi bazikora nk'abasagihobe nta kivamo nta bacurangira abahetsi ariko navuga mu masoko ku mihanda ubona ko bigize so rero umuntu wamuzamuye yagakomerejeho abantu ntibumve ko kuba ufite buriya buhanga bwo gucuranga ibikoresho bya gakondo ari ibyo kwicara unezeza abantu gusa ntacyo ukuramo yego bakabizamura n'abandi nanjye mfite umwana mfite umwana nawe ucuranga bira umuduri we iriya oya inanga iriya ntuza Gisupusupu ni umuduri undi rero ni ntuza ni ingiri yitwa Nikora nawe ni uwo muri biriya bice bari abantu bakeneye kuba promoted rero Gisupusupu kuba yaraje muri kampanye no ku ruhande rukomeye nka kuriya ntiyagombye gusubira inyuma bikazatuma mu y'ubutaha n'abanikora baza biningiri n'abibubura n'abinanga Sofia Nzayisenga n'inanga n'ibiki hari ikindi n'icyembe biriya bintu biraryoha cyangwa hakaboneka abantu boruganiza ama event bakaba baza tukorera igitaramo cya biriya bicurangisho nicyo niyo mpamvu nensista kuri Gisupusupu kabisa n'abandi bo nibisanzwe basanzwe ari abastari barafasha bazeguruka amahanga urumva rero ko ibyo biri mu byashimishije cyane n'uburyo noneho kuri finali aba MC bahanahanaga amagambo kandi ubona koko hari abanyarwanda bahuje ubunyarwanda nta wiganye n'undi nta wabyirukanye n'undi nta ungana n'undi nta ukorana n'undi ariko ukabona uhuza yes karakantu nagakunze cyane uvuga iki kumbwirwa ruhame urumva imbwirwaruhame zo mu bakandida buri kintu nishimiye cyane ngewe mu kazi kanjye personnellement ni ukuba narabashije kwakira abakandida perezida bose dimwe amashyaka kuko abiyamamaza bose yes FPR haje SG buracyahaza perezida wa Green Party buracyahaza umukandida wigenga Philippe Mpayimana nge kubwanjye iyo nza kwakiramo umwe mba mfite icyo nishinja ariko nagize amahirwe ntihagira n'umwe wanga sibyo kandi nanjye byo nabitekereje professional ariko ngomba kubatumira bose ndagerageza na NEC twarayakiriye iyo ni urumva byo nibura ni satisfaction ntabwo ikigo iyi periode ikigo kitabashije kugira balance yega na amahirwe ariko nanone ni profession ushobora no kumutumira kanga twahereye kera nka NEC natangiye kuyitumira na kampanye itaratangira muri ya periode yo kwakira amakandidature mbabwira nkabwira umwe nkabwira undi ariko uwo mbwiye nkamubwira nti kanaka twaravuganye nkamwereka dore message kanaka w'iwanyu tuvugana none baragenda barahuza batwohereza umuntu nabwo narabishimye cyane ubwo abakandida perezida nibo twabashije kwakira bonyine hanyuma kuri tero urabizi ko nagiye hamwe nahavuze nubwo ntarabona ntuza hanyuma ikindi cyabaye undi mukandida twakiriye ni wo mu rubyiruko nabwo impamvu ariwe twahisemo nuko yari asanzwe ari umuntu utubera umutumirwa mu kiganiro impamo nawe twaramwakiriye atubwira imigabo n'imigambi ku rubyiruko
ndumva mu bijyanye n'amatora ari ibyo ariko mu bijyanye na coverage ikigo cyacu hose cyabaga gihari hose cyabaga gihari pe nta muntu wirirwaga hari natwe ubwacu twirirwaga muri studio so muri make rero urumva kampanye kuba yaraye irangiye ku giti cyanjye naho nkorera n'ikiganiro cyanjye n'ikipe yose y'abantu dukorana ntako tutagize ndakurahiye ibindi byose aho tutageze ni ku bakandida depite impande ariko Karegeya Omar Pano yo birazwi ko hari ishyaka twakoranye kandi twakoranye neza Saidi y'abadepite yego Saidi y'abadepite malgré tout ishyaka ndishimira ryabashije kuza iryo twakoranye kuri Karegeya Omar Pano ni rimwe mwagera muri ane yari yarabisabye yaragiye ampamagara ngo nabyo ndagaya nubwo ntaravuga amazina hari ryampamagaye birenze 3 ku munsi wa nyuma ndababura hari n'undi mushuti wanjye nawe yarampamagaye ati ahubwo ngwino tubivugane duhana gahunda ya saa 10 ndamubura so muri make iri ngiri ryaje cyaragerageje donc mu biganiro agera muri ane yose yagombaga kuza hano haza rimwe ubwo rero wenda urumva ni nkaho nanjye narishyize mu myanya okay ngayo nguko rero Karegeya Omar Pano nuko ku bijyanye n'amatora ndumva ari ibyo ibindi ni bisanzwe amatora hanze yatangiye muri diaspora batangiye gutora mu Faransa bageze kure reka ndebe Mushikiwabo yamaze gutora ariko nanimusabye Louise Mushikiwabo n'umuyobozi wa OIF yego secrétaire général wa OIF tarorohewe n'abazayirwa mu minsi ishize kare ariko utarohewe n'abakongomani mu minsi ishize ariko ntabwo ari byo byatuzinduye yes yamaze gutora ariko nari musabye ko aza kumpa agakomantere ku buryo yabibonye uburyo uko yasanze ubwitabire uko abantu bubahirije igihe uko hadekoye aho batoreye ariko nasubiza ndaza kubisoma nibitagira nzabitangaza ubutaha ndumva abandi batoreye mu Faransa Karegeya Omar Pano irahari hari umuntu wacu abonye no muri Amerika batangiye abandi batoreye mu Faransa ni abantu bagiye muri Jeux Olympiques kw'abanyarwanda bagera muri 20 bagiye mu bintu kugira ngo by'imikino inyuranye harimo no koga abo bamaze kugerayo nabo batoye bamaze gutora no mu zindi ambasade ngira ngo muri bose muri ambasade bose batoreye kuri ambasade muri Suède naho ambasaderi w'u Rwanda muri Suède Dr Diane Gashumba nawe nari namwandikiye mubwira baze kumbwira uko bihagaze ntabwo aransubiza nta nubwo aranayisoma ego ariko n'izindi ambasade dufite mu bashuti bacu baraza kugenda batubwira ubwo uko tugenda tubona umwanya turaza kubibabwira so urumva diaspora irasoza uno munsi hanyuma mu Rwanda tuzatora ejo guhera saa 1 kugera saa 9 nyuma ya saa 9 ubwo nukubarura amajwi saa 11 bitewe n'amasite bitewe n'amasite itora ritangira saa 1 nubwo hari abanyarwanda nyine bayirara ku kababa uko bayiraraga ku kababa muri kampanye ubu ejo baragenda ubushize 2017 nari Nyagatare saa 10 twagiye kuri site turasanga abaturage saa 10 za mu gitondo bategereje ko bakingura gusa urumva yahageze saa 10 n'imwe n'ebyiri saa 1 yamaze amasaha 3 ategereje ko batangiza igikorwa kiri kikwereka ko abantu hari abafite gahunda yo guhita bigira mu yindi mirimo ariko no kuba bavuga ati ijwi ni irya kare cyane ijwi ni irya kare ariko bakuritanga uri nazemo mbere zugira ngo yose arangana ariko hari abazinduka si bibi ntabwo ari bibi rwose ntabwo ari bibi ahubura kubishima yes 2018 mu y'abadepite nagiye Rulindo na Gicumbi ni ku bitaro bya Byumba ngira ngo Kageyo Gaseke niho nahuriye na Gatabaza yari akiri guverineri ngira ngo ahubwo ni nabwo yari akibiba ko yari amaze umwaka umwe
Gatabazi yabaye guverineri tumaze gutora perezida wa repubulika ko icyo gihe manza yari umudepite turahava tujya Nyanza ya Rwesero mu murenge wa Rwamiko yego tujya no muri gice cya Rulindo nari kumwe n'umudamu ukora muri RGB ariko yari yampaye lift kuko nari nagiye nk'umunyamakuru ariko ni byiza y'abantu bafite umurimo umwe kuba bagendana ibyo mbivugiye kuba ko ari n'ubuhara abanyamakuru bari kuri tere bagomba kurara bagezeyo kugira ngo mu gitondo barebe ngo byaramutse bite bakareba udushya turimo tuzaba turi kubahamagara muri studio batubwire ibishya bihari ese abantu bafite ubumuga bwo kutabona bazaniwe burayi ubushize byigeze icyo gihe Nyagatare byabaye incident ikomeye cyane umupira araza yinyereka burayi muri telefone navuga nti telefone yawe ntabwo ari bureau de vote ako kantu umuntu nkavuga niba gishina hari rwose nizere ko ejo atazabikora icyo abanyamakuru bagomba kureba ko burayi zihari bakareba ko abagore batwite abahetse abasaza abafite ubumuga bari kubanza naho ni umuco kandi amatora agomba kuba mu muco ibyo ni byinshi bimwe bakahagera kare bakareba ko abayobora amatora bahagereye igihe barahiye niba biteganijwe indorerezi zimeze gute bakategereza ubwo muri iyo periode yo kubuja batangiye kubara si ngombwa kubuja saa 9 batangiye kubara ukagumye mu cyumba kimwe ukakurikira ukaripotinga icyo cyumba gusa nta kwirukanka kuko iyo ugiye hamwe ntumenya ngo ahandi bivuze iki cyangwa se ugategereza senteze ya site yose ibyo nibyo nyine ngira ngo abanyamakuru bagiye kuri tere kandi barahari benshi nibyo tuzaba turi gukorana ndumva muri make umunsi w'ejo ari ukuzaba umeze hanyuma kuri bucya abibyiciro byihariye urubyiruko abafite ubumuga n'abagore nabo kuri 16 ubwo nabo ibyabo tuzabimenya ababikurikira bari bake cyane ariko naho hava abadepite benshi kuko abagore 24 urubyiruko 2 unafite ubumuga umwe benshi rero urumva ni 27 abadepite 27 ni benshi tuzamenya kuwa kabiri bazaturwa kuwa kabiri ni benshi rero nabyo ni ikiri urumva nayo ni faze bikomeye kandi mu rubyiruko abarimo ni ariko n'abagore nuko kuko bakandida ni benshi baraporo y'abakenewe ku bagore bararenga 100 ku rubyiruko bararenga 20 kandi bashakamo 2 noneho ku bafite ubumuga ni 5 ngira ngo naho urumva ko harimo ihiganwa ariko nibagiwe competition n'uwigenga azatorwa ejo uwigenga utari mu byiciro nawe azatorwa ejo kandi arahari umwe so ubwo rero nyine icyo dukora ni ukubifuriza amatora meza ibindi twakomeza ariko mbere yuko dukomeza nyemerera nibutsa abantu ko ukeneye ibikoresho by'ubwubatsi ikaropuraza rwose iragufasha ariko ngo byarazamutse muri rusange ibikoresho ejo bundi hari umukiriya wavuye kuri Karegeya Omar Pano ajyayo biramutungura ariko tubiganiraho abenshi yavuye hano akagira ikibazo hari abajyayo bazi ko barabagabagiriza ngo yageze rero nasanga ahubwo byarazamutse ariko n'ibiciro bishyashya bijyanye naho idolari rihagaze devise rihagaze na cost nuko inganda zibigurisha ariko nagerageje kubahuza n'ubu turacyabirimo n'abandi bagiye bajyayo ugize akabazo ambwire ariko nabo barabizi kuko nahise mpamagara abahari kwikaro ntumukira mu mufate neza barumvikana sava bizagenda n'abandi mujyayo rero muhamagare kuri 0783 250 46 yego New Travel Karidija yabivuze na mwarimu Kereba turaza kumuvuga dusoje yes hello Guten Tag ni ku ishuri ryigisha ikidage Kimironko tuvugana yego niho wahageze Der Sprachen Hub German Language Academy twigisha ikidage vuba neza heza n'ibikoresho byiza kandi ukishyura make ubu gahunda yo kwandika bifuza kwiga ikidage ku buryo bwihuse irakomeje yaba ari abifuza kwiga ku manywa nimugoroba muri weekend ndetse na online none sigabanya biciro ridasanzwe muracyarifite yego rwose tubafitiye igabanya rusange rya 25% kubiga mu gitondo na nyuma ya saa 6 ndetse n'ubwasisi busanzwe bwa 50% kubiga muri weekend na nimugoroba rirakomeje kubishyura mbere online byo nibihinduka ku
bindi bisobanuro wadusanga ku cyicaro cyacu Kimironko hafi n'umurenge ku gahanda rimwe kuri etaje ya 12 cyangwa ukaduhamagara kuri 07 90 13 98 reka ncacane ntacikanwa wa banguka kuko tugira inama abashaka kujya gukora kwiga imyuga ngiro uhembwa gukora ubukoranabushake bwishyura n'ibindi byose bijyanye n'ubumenyi bwo kwiga ikidage dore ko na kaminuza mu Budage ari ubuntu. igihe ni iki kujya kwiga ikidage tukajya guhaha ubumenyi tugakirigita inote maze tukiyubakira iwacu. Iyi nkuru muyisakaze hose nta kubyihererana. Mbese n'ubwasisi kuri Dash Prime Hub German Language Academy. Ingingo y'umunsi. So ingingo y'umunsi rero uyu munsi ndagira ngo tugaruke n'ubundi kuri Bishop Rugamba. Apari yo kuba twarumvise inkuru y'uko yatawe muri yombi. Ni no mu bishop ukunda kwa presiya. Yego. Ukunda kuvuga uti bishop inshuti yanjye, bishop handi mu gakinjiro, bishop ati hahandi bisa nkaho hari ukuntu bishop wamukurikiye. Yego. Na mbere. Urakoze cyane ntabwo Bishop Rugamba numvise inkuru ari Twitter ya Papi mbona n'ikiganiro ku Ikaze TV bivuga ko yatawe muri yombi ariko nibitari gutangazwa nabwo nuko namenye ko atarengeje iminsi 2 nabwo baramurekuye. Yego ni byiza ariko gufungwa kwe si yo nkuru kuko ahubwo inkuru ni muntu ki arazira iki byagenze bite. Yego nicyo kibigira inkuru yo mpamvu nayihisemo nk'inkuru. Buriya iyo kwanza ngo yaziraga ikireka baryo tureba akwabanzwa hera kuri ni muntu ki. Oya icyo azira nicyo numenye icyo azira urasanga umuntu ari we atakizira. Okay. Kubera ko nabonye ibaruwa y'umuntu witwa Ndabarasa Innocent. Uwo niwe wongira ngo wareze wandikiye umuvugizi wa polisi, umuvugizi wa RIB asinyisha no kuri polisi yandikira avuga ko ngo yagurije Rugamba amafaranga ngira ngo mu kwa gatatu. Yego ntavuga umubare w'amafaranga akubukanditse ahantu yandikiye umuvugizi akubukanditse ahantu. Yego ashyiraho nimero z'imibare 11 nabyo si ikibazo kuko nabonye Claude yaramuhamagaye. By the way Claude Mbabarire nawe ejo ahamagara Ndabarasa ntabwo yongeyeho ka pasta niba atakigafite simbizi ye nita abantu ko bita mbere twamwitaga pasta Claude mbere yasaga ya bamutesi yaravuga ngo ni Claude none ubu ntabwo ari gushyiraho pasta ubwo azatubwira. Inimero za Ndabarasa imibare 11 ariko niba Claude yaramuhamagaye ubwo hari umwe yakuyemo ariko nkurikije ibyanditse wo nta urimo. Hasi hariho procedure ya polisi ibiro bya IGP niko bimeze. Hanyuma iyo barwa yanditse kuri 17 z'ukwa kane ibyo byo wenda ngira ngo mu mategeko biruzuye kuko sheke kuyimarana igihe kirenze ukwezi utarayiripotinga nawe ubarwa nk'umufatanyacyaha cyane rwose. So 17 z'ukwa kane nibura icyo gihe cyo kirumvikana ariko ntavuga umubare w'amafaranga amurimo. Good. Hagati ya 17 z'ukwa kane na 11 z'ukwa karindwi ubwo ni hafi amezi 3 yarashize inzego zifite iyo dosiye. Nabyo genda ubyumva ni metero. Yego. Hanyuma amafaranga ntarimo n'uburyo ikirego cyatanzwe n'uwo muntu yamurimo nyine wandikiye umuvugizi wenda ushobora gusanga mu byatinze turaza kubiteramo imetero ari ukugorora uwandikiwe siwe wakira ibirego n'urugero cyangwa se guhamagaza guhuza ibintu nk'ibyo. Ariko noneho sirakuye ko amafaranga atarimo. Yego. Noneho uwitwa ko yatanze ikirego Claude yaramuhamagaye yawawa urinde urashaka iki urinde urashaka iki yaramuhitanye ni Claude kari Claude naho Claude karame Claude wuhe ni Claude Ikaze TV washakaga nde ngati ndashakaga nawe hari nazara guhamagara umuntu wambuwe umuntu watangiye gutakira inzego
yabona media akayigurukana. wenda ashobora kuba atazi ikaze TV ko ari media kubera ko niba atazi kumenya n'uwo borientaho ikibazo ikigaragara cyo iriya ton yuriya muntu ntabwo ari umuntu ubabaye, ntabwo ari umuntu wambuwe. uri kunyumva? wacyumvise? Yego, ntabwo ari umuntu wambuwe ubabaye. good. hanyuma dusipoze nuko bafutavugamo amafaranga. amafaranga nkurikije urusengero rwa Rugamba ruri mu nsengero zikomeye hano mu Rwanda mu gaciro nubwo rusa n'urwegereye igishanga ariko ntacyo mu gaciro rura rusengero ruri mu nsengero zikomeye nigeze no kurwinjiramo igishanga koko uragira nigeze kujyayo umusaza uhari w'inshuti yanjye nawe yahise aba inshuti witwa Rwibasira Vincent yamuritse ibitabo. icyo gihe mu bintu byashimishije nuko yari yamuritse ibitabo bigera muri 4 kandi ni umusaza pe andusha nk'imyaka 10 gusa ra ashobora kuba yararangije imanite ndangije primaire ukuntu yabivuze yarangije imanite nk'inani kabiri nge nari mu wa kabiri primaire nari mu wa inani kabiri nari mu wa gatatu secondaire primaire warangiye w'icyo gihe yararangije secondaire urumva ikintu cyantunguye nuko nari ngiye ibyo bitabo bari bantumiye ariko ndeba umusaza wabyanditse nareba abasore turirwa hano kandi we noneho ushobora gusanga na machine atayizi ubwo narimo mvuga ku bya Rugamba uburyo nahageze mahurira na Numa Pastor Numa ale mahurira na Pastor Barore Cleophas mahurira na Pastor Jean Pierre uyu wo muri RMC ego mahurira na Antoine Rutayisire cyone abo ngabo n'abandi bakristo bahonga cyane ebana uburyo rusenyero nabonye nabo ngabo nkurikije rero ukuntu ruhagaze n'abakristo bahari nubwo ndabarasa atigeze avuga umubare w'amafaranga iyo yavugamo nari kukubwira ngo nkurikije inshuti network Rugamba akoreramo ntabwo byari kugeraho ajya kurazwa mu maboko ataraye azira ayo mafaranga nubwo ntazi umubare wayo byonyine na rura rusengero rwaba ingwate cyane ntago ukurikije umuntu rura rusengero nubwo ntazi procedure z'amabanke ariko nemera ko banke nazo mu kwakira abantu zaza zikareba ngo urinde ufite iki abakristo afite ni abantu udashobora gukoramo fundraising y'amafaranga waba ukeneye ngo ubure nibura miliyoni 100 so nuko ibaruwa yanda barasa nta mafaranga arimo nabyo bifite icyo bivuga kutandikamo buretse nkwereke ndabarasa kutandikamo amafaranga kwibeshya akandikira umuvugizi n'uburyo yitabye Claude birafekta uko tugomba gufata case ya Rugamba uri kunyumva kuki atashyize amafaranga kuki yandikiye umuvugizi kuki yatanze kopi kuri police noneho ukuntu yitabye ahubwo icyo gihe cyo nagiye kuvuga nti ukurikije to yitabiyeho amafaranga bari bamurimo wayamenye hafi ya ntayo amafaranga watunga ntuvuge kuri ni hafi ya ntayo oya haramubare amafaranga atakwemera kuvuga kuri none se kwandika nimero y'imibare 10 ukayigiriya 11 hanyuma se kuvuga ngo wagurije umuntu amafaranga ukavuga izina rye ntuvuga umubare w'amafaranga n'umuntu y'umwihorera ukandikira umuvugizi ugatanga kopi muri polisi none ukitaba kuriya igishoboka amafaranga ntayo cyangwa ni hafi ya ntayo hafi ya ntayo rwose turi kumwe turi kujyana ukuntu yitaba wagira ngo ahubwo niwe wafashwe good hanyuma rero tujye kwa mugabo ngo ninde sasa ku buryo bavuga ko yatawe muri yombi azira kwambura umuntu uvuga kuriya wandika kuriya utanga amakuru kuriya na hariya babyasira Rugamba tumuzi nka bishop nyine hariya kuri ingoni Betesida kandi ngo yahoze no muri ADPR abantu barabizi ko ngo yari inyangamugayo anavamo ngo yarasezeye bisanzwe ariko akaba yarabaye mu biturika ese burya niko numva ariko nubwo nabyumva nta confirmation mfite
no mu rusengero rwe organization niyo mu gisoda yoho ngo ngweke ugera kuri gate bagusikariye baguhererekanya ku byombo twaturi two mu matwi bakamenya uko wambaye bakamenya uko ujya kugera ku muryango naho wicara uzwi ujya kwinjira niba uri umukobwa wambaye niba wambaye kora niba wambaye ya indi dukweduka niba uri umuhungu wambaye agacupa byose ujya kugera ku muryango bakumenye akavuga ati uyu munsi wowe ntabwo uri bwinjire cyangwa nturi buririmbe muri korali uricara mu bakristo basanzwe cyangwa urajya ku gisenge nacyo n'igisenge kirahari igisenge twakitaga ariko ibyumba muri mu makatedrali haba harimo ya pariti yo hejuru ahajya abana no kwa rugamba harimo ukahagera paraporo y'ukuntu wavuye mu rugo bakahita bagati wowe rero uyu munsi ntabwo uririmba muri korali ako gakanzu baba bagiye bahanahana amakuru ibintu biba biri ku murongo ko ntabwo waca muri humye nubwo ntazi narabyumvise ko rugamba yabaye mu biturika ariko njye nkurikije organization mu rusengero rwe ibiturika bihumuramo mweshase protocol yose uva icyo ari kimwe icya kabiri ubundi insengero abanyamadini abantu bayoboye insengero zavutse aya matorero yagiye avuka nyuma misiyo urayizi amacaci inkubiri y'amacaci ikintu cya mbere buriya amacaci amatorero amadini afasha igihugu afasha leta kumanaginga abo bantu yego cyo rwose kiba kirimo kumanaginga imitima yabo amarangamutima yabo buriya nta muntu wavuye mu rusengero bwa cyangwa kure ajye kwigaragambya cyangwa atera ibuye kuri minisiteri so bariya bafasha leta kuba babafatiye bariya abantu amarangamutima yo yego ibibazo byabo bakabereka ko mu ijuru hari ibisubizo ku nyanja y'ibirahure umuntu wamubwiye ko ku nyanja azagenda ku nyanja y'ibirahure yaba yariye yaba bamwirukanye mu nzu ntacyo yumva aho hantu guturisha abantu ni ikintu cya mbere leta ni abaparteneri ba leta kuri iyo domene ni abaparteneri ba leta cyane cyane noneho ko amacaci menshi yavutse cyagiye ibikomere bikiri bibisi rwose kandi uburyo bwo kubyomora uciye mu mavuriro ntibyari byoroshye ahubwo mu madini iyo yari inzira nziza ukabereka ko Yesu arahari yego niwe umugabo w'imfubyi se w'imfubyi akaba n'umugabo w'abapfakazi bose ubwo urumva umupfakazi ahava abonye umugabo imfubyi ikaba ifite papa Yesu urumva umuntu warugarije aba bantu niyo mu rusengero haba harimo 2,000 uwo muntu arakomeye cyane kuko arigisha bigafata kuruta ibyo gitifu avuga kure cyane ko we gitifu we acishamo agasenya n'amazu yo mu kajagari mu rusengero nta bindi gitifu ni oda yego abo bantu rusengero ni siyasa abo bantu ni abaparteneri ba leta nubwo nyuma byageze aho insengero zikaba nyinshi rimwe na rimwe nabo bakinjira mu bindi hakagenda havugwamo andi manyanga wumvisha ibyo bora yego na za mafiya ariko bira nuko byasohotse cyane nako ndaza kukagarukaho iyo objectif iyo yo kujya gufasha leta management y'abaturage y'imitima y'abaturage nayo ni misiyo ku muntu wabaye mu biturika cyane ko ngo ukivamo ntikikuvamo naho abakiri mu kazi sasa cyane niyo mpamvu ubona hari insengero nyinshi zirimo abantu bavuye mu biturika sinire mvuga amazina rwose ba Nyantuza barahari abakiri muri ako kazi ariko nanone izo saga uri kuvuga zigenda zizamo uriya muntu kubera bari abantu afite abashobora kuba parteneri wa leta cyangwa inzego z'umutekano mu gihugu imbere cyangwa parteneri w'izindi leta cyangwa inzego z'umutekano zo hanze ubwo ndavuga zimwe twahoze tuvuga haba harimo n'abakorera seye ibyo se ni ibanga ririmo
babura se kubera iki uriya message iciye hariya uwo muntu uhamagara abantu 2,000 bakamutaramira umwaka umwe 2 3 usengere kwa Rugamba kwa Masaso kwa Gitwaza uwo muntu abantu bamaranye imyaka ingana ityo abakobwa bahashakiye barabyaye n'abana batangiye gukura uwo muntu afite imbaraga cyane umufatanyabikorwa d'abord rwose. hanyuma rero umufatanyabikorwa rero kuri sheki itazigamiwe tutazi umubare inzego zimumaranye iminsi 2 habuze iki yinangiye kuko après tout sheki sans provision nibaza nta bimenyetso birenze ujya gushaka sheke iba kuri konte yawe yego rwose cyetse tutagiye vuba twenda barayinyibiye umukono su wanjye ariko si ibintu wagenza umunsi umwe 2 3 erezoma byakunze niba bamurekuye kuwa 6 usanzwe urabizi ko dukunda kubivuga nubwo batabyemera bamurangira ko nta muntu go wafashwe kuwa 5 arekurwa nyuma yo kuwa mbere ariko ngo bijya bibaho ngo kandi niyo minsi ngo barayibara ntago tujya tubihuza ariko iba yibara mu yindi uhamaze cyakora agiye kuwa 5 ntiwampamagara ngo nzi ok donc bamufashe kuwa 4 amakuru ufite nuko yarekuwe kuwa 6 ubu turimo dukora ikiganiro yakabaye yahoze mu rusengero ariko ashobora no kutahaza byo kugira ngo abe aruhuke iyo nteye imetero rero mereye ku bukana bwa Ndabarasa uko yitaba telefone nahera kuri background ya Rugamba ari background yo mu biturika ari n'urusengero afite agaciro rufite n'abantu afite n'ukuntu hakora si umuntu wagira sheke sans provision yatuma fungwa yarayitanze mu kwa 3 akayifungirwa mu kwa 7 I don't think so kandi ndabara ari miliyoni 10 yaba yarazibonye kandi Ndabarasa ukuntu avuga umugani wawe nazomenya zitaye aha yewe sha vraiment riri yashwi kiriya gikabwe nta kintu kirimo nta kirimo ahubwo igishoboka rero igishoboka benda Ndabarasa ashobora kuba yari kuri mission runaka niyo mpamvu wenda abantu bamuhamagaraga akabakanika kazana umugaga bati kuba dosiye imaze kuba barandikiwe inzego zarandikiwe mu kwa 4 17 Rugamba agafatwa kuri 11 mu kwa 7 hafi amezi 3 ntabwo numva niba iyo dosiye yaratinze kubera bifite amadosiye menshi ariko bishobora kuba ubundi buryo inzego zikamukenera nangiye kuba ni ubundi buryo buvugwa cyangwa zishobora kumukenera ariko atari kumaza sheke kuganira ntibaziranye se ntazizi ntizimuzi se Ega buriya nanone tujye tubanza tumenye ubundi nuko wenda umuntu atamukoresheje interview ibyo twita kuba mu maboko atari ayawe ibyo ni kawaida rwose nta birenze ibisanzwe hariya none se ikiba gikomeye ni icyatumye uhaba ushobora kuba yo muganira nubwo nyine inzego iganirire ndabyoroshya arabazantera amabuye ati bariya ntibajya baganira ati uzajye muganire turebe ariko njyayo njyayo tukaganira na dosiye yanjye njyayo ntagiraga nkataha uwinjiye hariya wese ntumenye icyamujyanye sibyo kandi nanone hari ibindi bintu tugomba kumva twemeranye ko ataragiye kurega yaratumijwe nk'undi wese yaratumijwe ariko ntabwo yabazwaga sheke se wayikubaza iminsi 2 gute ariko papi yavuze mu nkuru kandi papi se yateye imetero nyine yajyanye iyo ya Ndabarasa uvuga kuriya niyo wajya kwisobanuraho 2 jours nka bishop ukamara iminsi 2 bakakubarana iminsi 2 ariko abantu bashobora kugenda bakaganira hariya n'ibiganiro birahaba keretse wabyivugiye ariko ntabwo sheke sans provision yatumurara hariya kabiri so kubaza ni yawe si yawe ni yanjye uzishyura ryari mu minsi yiniye hari ibyo se byatuma mara iminsi sheke sans provision ntishobora gutuma bakugumana
ngo bakumaze iki nyine ku muntu wari uriya rwego nyine bishop partenaire wa leta uwo mu biturika partenaire ukiri usa naho yakiri mu kazi uwo wamumarana iminsi ibiri umubaza Sheikh za provision utamuhaye umwanya ahubwo ngo ajye kuyashaka sitati irangonze ahubwo ushobora kumukenera iminsi ibiri yayimara hariya ariko atari kuri kese ya Sheikh mu bindi biganiro nakweretse uwo ari wenyine mu bindi biganiro ayo navuze ni sitati n'ingo ese mu bakristo be babayeho bati mu rugero ese nta maguye yabivugwa ikorwa muri network y'abakristo be rwo n'urugero icyo yakibazwa hafi n'icyumweru wacyumvise yego ese habonetse nk'umutwe urokrita mu rusengero rwe bakagenda bavuga ngo bagiye gushinga urusengero mu kindi gihugu bagiye mu zindi diru urusengero ka nk'ubwugamo ibyo yabimarana ibyo yabibazwa n'ukwezi n'atatu yashira ngo izindi ngero abantu bihaye Imana kubera ko bizerwa bagomba kuba abafatanyabikorwa b'inzego hafi ya zose izo mu gihugu n'izo hanze uzajya ubumva hari n'imiryango hari n'amakongregasiyo muri Kiliziya Gatolika ejo bundi wumvise muri Kenya uwitwa Mackenzie n'uwitwa Ezekiel bamwe bagiye babwiye abaturage ati mugende mwiyiriza ubusa cyane rwose bakicwa n'inzara ngo muzajya mu ijuru none se ubwo butumwa bwatanye mu rusengero rwawe mbere y'uko abantu bapfa ntiwabibazwa n'ukwezi yego kumwe cyo ni kimwe wumvise Joseph Kibwetere manza za 2004 i Bugande nawe byabaye nka kuriya we yabanje no kubacuza amafaranga cyane donc bariya ni abantu batagomba kuba kure y'inzego nazo ntizibabe kure kuganira birashoboka apana kubazwa sheke ni akantu gato simvuga ngo ni gatoya niyo ni akantu gatoya nitaye kuri monti iriho kubera ko ku ankete kugenza icyaha cya sheke kumenya niba ari sans provision cyangwa uri nyirayo ni ibintu bitarenze 30 minutes mwaba mukiganiriye iminsi ibiri mwamuganiriye kuko baza ngo niwe wayitanze si ngewe ni yawe nasa nkete irangiye bakavuga ati bugumyaho ntago babikora bishop rero ntago babikora umuntu ku rwego rwa bishop ntago babikora ku muntu ufite background yo mu biturika urashatse kuvuga nko kumwigirizaho nkana hanyuma se ko watumye aba yataye intama ze uba wazihaye undi mushumba ntago wamutindana mu bintu by'amafuti ariko ni umujyanama icyo banza ucyumve rwose ashobora kuba ariyo ari kugina umujyanama ni influencer none ni influencer rwose ufite community nini icya kabiri rero ndashakaga kukubwira mefiez-vous y'ibyo abantu baba bakoze ibyo bakurikiranwaho n'ibitangazwa n'inzego zibafite tumaze kubona ingero nyinshi urwunyumva nubwo kuri iyi kesi nta position y'urwego nabonye ariko icyo wakoze gishobora gutandukana n'icyo ukurikiranweho kigatandukana n'icyo batangaje ko ukurikiranweho urabyibuka kwa Theogene Manakiza sinabikubwiye kwa data manager wanyamagabe sinakubwiye agashya nta kantu waba uvumbuye ni ibintu tujya tubona ibyo rero cyo ndakemye icyabaye igishoboka cyabaye nkuko papi yabivuze iriya minsi ibiri ntabwo rugamba yatahagiye ariko aho yarari naho wahakeka ariko icyo yavuga icyatumye ahamira iyo minsi ntabwo wapfa kukimenya kuko ntiwapfa kukimenya kubera ko unabaje n'urwego rwabivuga ntabwo wakwizera ibyo rukubwiye rwavuga twari tumufiteye kumugira byo rushobora kuba rwari rumufite ariko kuvuga ngo twavuganaga ibi akavuga ngo sheke iminsi ibiri sheke ni ikindi sheke amazina y'umuntu nimero de compte signature si ibyo bintu erega no kuyobya no kuyobya ubura ari muri case ushobora kuba mu buryo bwo kutica iperereza nibyo nkubwira nyine ibyo batangaza gutangaza ibihabanye n'ibyo umuntu akurikiranyweho nyine no kugira ngo nyine bayobye n'imetero zacenga
ariko sha batuvuna mu kuzitera wabyumvise hari byinshi abantu bashobora kuganira hariya abantu iriya nzu ni iya leta ibamo abagabo n'abagore bakora neza professionnel ibamo byinshi ushobora kujyayo ugishwa inama ushobora kujyayo ugiye kujya inama ushobora kujyayo bazikugira ushobora kujyayo bakugenzaho icyaha ushobora kujyayo mukaganira cyane ariko kumbwira ngo uhamaze iminsi 2 birashoboka wanayirenza ariko kuri case ya Sheikh nanjye ntago kuri case ya Sheikh ibyo ntago wabimbwira ku muntu nka Bishop wabaye bakagufata kuri dossier bamaranye amezi 3 n'ikindi amezi 3 bakireba Sheikh n'ikindi n'ikindi n'ibindi hanyuma ndabarasa agasubiza kuri ya se kubera n'ibindi hariya kabisa uriya mugaga wa ndabarasa ntekereza ko niba ari nko kwanga kuvuga ni nko kwanga kuvuga kubera ko avuze aratinya ukuri yavuga ko kutamufasha agatinya no kubeshya kubera ko wenda ari inyangamugayo agakanga kugira ngo akigira intare urambaza iki kubera iki ibyo nzi sinabikubwira kandi no kukubeshya simbisha cyane rwose tegereza azaguhamagara we mbega ndabarasa urumva rero aho ngaho uragukabuka bishobora kuba defense yo kutagira ibyabazwa kimwe nuko ashobora kuba ari muri mission wadashaka cyangwa se yamubihiye imaze iminsi none ati urambaza iki itanagenze neza none umuntu barakwambura 5 ugahamagara n'amaradiyo ukajya kuyishakira none wowe utunze Sheikh sans provision kuva mu kwa 3 uyimaranya amezi 4 baguhamagara ku buvugizi ukagira gute ugakabukira ntibibaho psychology y'umuntu wambuwe turayizi umuntu wambuye bikageraho yandikira inzego ntago bagifite ririya jwi avuga ikaze TV wa muntu wese ko batubere nabi bari abantu bo mu madini nuko babona bagenda dore rwose namusigiye miliyoni 100 amezi abaye nuko ahita kubwira ava uri ndashaka iki nitwa Korode kari Korode karame Korode uhe papa barakwambuye arewe uzagire nanjye wanyambuye 105 aho wamugeze se ntago bishoboka psychology y'umuntu wambuwe turayizi cyane uko asubiza turabikuzi ririya jwi si ry'umuntu wambuwe uriya muntu ntagasona mu make ntasona nk'umu victime victime igihe cyose aho wasanga aravuga ahubwo nk'uwayamaze ku bandi okay uri mu karengane avuga kuri wageze aho yandikira inzego atugiraho dusoreza reka tuzitere gutyo kandi nizitagwa mu kwanjye zikagwa mu kw'abandi abantu bihangane nuko nta makuru tuba dufite tutera imetero kuba ko tutazi ngo kuko harangana hati kandi icyo mpamya nuko mu metero ntekereza ko n'undi wese yabyumva stati ya Bishop yego na back ground ndiye n'uwishyuza uburyo yishyuzamo ni ibintu bicanganye pe we numbwiye uti gitwazahereze rugamba hari ukuntu uvuga abantu barajya kungana ni bamwe reka tugeza ndabarasasa ko atari n'umuntu cyangwa iriya nimero atari yesi ariko bya bindi se bya buriya niho nahise mbona inkuru ariko bya bindi bya arya nira jabu nko mu gatenga wo mu marebe wo kwa ntuza kwanzizera aya hari umuntu waje kumamagara nyuma yaho arambwira ati rirazira muvuga tu umuntu ni pare wanjye atari koko ko ira nimero si ntabwo ari iyi Siwo mbana rajabura. Ntabwo ari nimero nizanzize. Ariko ibyo ngibyo nabihariye ntuza Danton yanyemereye ikiganiro azaza kugitanga ibyo kwanzizera ni uzabiva imuzingo ni ubizi neza. Kuko ira dose arayizi ku mpande zose. Aho ni sawa. Azi ruhande ubundi dose yo kwanzizera sinzi
ntabwo yananiranye ariko ishobora kuba igoye irimo ni impande eshatu Nzizera Nkunda Banyanga na Karangwa Sharire kugira ngo umenye ufite ukuri muri abo batatu tuzavuga isi zamera amahembe tutaramenya ukuri kwabyo biragoye. Reka nsorezaho ibiyo wenda tuzabigarukaho ubutaha tumaze Danton mumushakira umwanya kabisa. So Karege reka minira ahangaha rero ngushimire cyane ku mwanya wawe uba waduhaye tuba twikorera kanya kabonetse tuzabona nawe nko kuwa gatatu cyangwa kuwa kabiri hatangiye kuboneka resultats zibanze kabisa. Asante sana. Asante.